kwiga segonderi. Rimwe hari amasomo nakarutaga nkajya muri computer lab nkajya kwiga se YouTube ihemba gute. Nibuka bwa mbere mba interested cyangwa se no kugira ngo numve ko imbuga nkoranyambaga nazikora nk'akazi. Turi muri computer lab nakantu gatongira ngo mpete mwanyaje abana bari hanze hano wenda bavanga akazi karabuze. Icyo gihe media zaga mu Rwanda icyo gihe 17 igihe hazaga mu Rwanda bakaza kumufunga sinzi kantu kari kabayeho yatwaye kinyabiziga yanyoye. Yego icyo gihe ndi muri computer lab urabizi hari amatsika bari menshi kumenya hanze ngo bimeze bite. Niko nahise nabonye amafoto nyabona ku ma website nda downloading ko n'insanzwe mbizi kuko nagize amahirwe yo gukurira mu muryango imashini hari hayicokoza rimwe na rimwe ibintu by'umusaza nkabyica. Noneho ndabidownloadinga amafoto ndangije ndeditinga mfata ga software ndaterateranya biraba nkere ya YouTube ubwo namaze kwiga uburyo ba creatinga YouTube channel mba ngashyizeho andika titre ngo ngo dore amafoto ya ntuza ko impanuka ngashyiraho gucyo gusa. Noneho haciyeho iminsi 2 kwa kundi orere ibaje sa amasaha yo gusubira muri computer lab njyaho kubwa amahirwe nsanga ya mashini nakoresheje niyo nongeye kwicaraho. Ndebye nsanga kagize views 2700. Ko kanya rero umva ko YouTube utangiye kumenya ngo amafaranga ariho. Cyo gihe hari muri 2019 yego kwezi nkuko turimo kwa 10. Yego ubwo nahise bata amafaranga yanjye bagiye he. Ubu niba yariye kwa kutamenya makuru ubwo niko nahise mfata umwanzuro wo gutangira kwiga. Ndicara ndiga mfatikayi mu makayi nakuye mu rugo mfatikayi yo kugira ngo nge notinga kantu mbataka kantu niko bikurikizwa. Nasohotse navuye twasoje kwiga icyo gihe nasohotse mfite subscribers 5000 kwishura ariko ubwo ntago nakabaye monetize ngo ntangire guhembwa. Ariko nageze hanze nibwo noneho navuze ati ngiye gutangira nkore tangira ubwo nari mfite amakuru cyane muri entertainment narakurikirana ko no kwishura